Reka rero twongeye tubahereze ikaze ku YouTube channel ya Rwandan Future. Uyu mwanya rero ni itangazo ryihutirwa ku banyeshuri mwese mwakoze ikizami cya leta hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Ni itangazo rishyizwe hanze na NESA ku bufatanye na REB. Ni itangazo rigaruka ku bintu bigera kuri bitatu aribyo tugiye kubagezaho mw'iri tangazo ryashyizwe hanze kuri uyu munsi ku itariki 5 z'ukwezi kwa munani umwaka wa 2025. Iri tangazo rero ibintu bitatu rigiye kugarukaho tugiye kubagezaho ni umunsi amanota y'ibizami bya leta azasohokeraho, umunsi abanyeshuri benshi bategereje bakoze ikizami cya leta ndetse n'ababyeyi bose bafite abanyeshuri bakoze ikizami cya leta. Icya kabiri iri tangazo rigarukaho ni ikijyanye n'amahirwe yahawe abanyeshuri bose bakoze ikizamini cya leta hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Icya gatatu ni ubutumwa REB yageneye ababyeyi bose nk'uko nabikubwira. Itangazo ni irya NESA ku bufatanye na REB, ikigo gishinzwe gutegura ibizami bya leta hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda NESA, ndetse n'ikigo gishinzwe uburezi mu gihugu cy'u Rwanda REB. Ngo ikaze uro mu kiganiro nimba ari ubwa mbere ugeze kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo mu gihugu cy'u Rwanda Rwandan Future, kora subscribe kugira ngo tuzajye tubana buri munsi mu biganiro bigiye bitandukanye ndetse n'amakuru abagezweho hirya no hino, yaba mu gihugu cy'u Rwanda ndetse no hanze y'u Rwanda. Amakuru yose turatanga kandi tukatangira ku gihe, abanyarwanda mugakomeza gusobanukirwa byinshi biba biri gucicikana hirya no hino, yaba mu gihugu cyacu cyiza cy'u Rwanda ndetse no hanze y'igihugu cy'u Rwanda. Mbere na mbere yuko dutangira iri tangazo, ngira ngo nizere yuko amaze gukanda subscribe kuri uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo Rwandan Future. Rero dutangire, turahera mbere na mbere ku butumwa REB ku bufatanye na NESA byageneye ababyeyi bose bafite abanyeshuri biga hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Rwose ni ubutumwa bwiza, ni ubutumwa bukuyemo ibintu byinshi cyane, ariko ikintu ubu butumwa bwibanzeho cyane cyane ku babyeyi mwese mufite abanyeshuri, REB yatangiye kubasaba gutegura ibikoresho by'abanyeshuri hakiri kare, kubera yuko bitarenze mu kwezi kwa 9 ku itariki 8 abanyeshuri bose bazaba batangiye gusubira ku ishuri. Ikindi REB yavuze yuko rwose abanyeshuri mwese mwakoze ikizami cya leta hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, cya cyumweru mwajyaga muhabwa cyo kwitegura kugira muzajye ku ishuri, rwose ibintu biri ku murongo ntacyo muzahabwa, ahubwo abanyeshuri mwese muzasubira ku ishuri hamwe. Rero niyo mpamvu NESA ku bufatanye na REB byasabye ababyeyi bose gutangira gutegura ibikoresho by'abanyeshuri hakiri kare, kugira ngo abanyeshuri nibatangira gusubira ku ishuri bazagiriyo rimwe, abatangira amasomo rimwe nta numwe ucikanywe. Ikindi REB mw'iri tangazo cyangwa se ubutumwa bwagenewe ababyeyi harimo yuko ababyeyi bose bafite abanyeshuri bazanye amanota makeya ku ishuri bagashishikarizwa ko bazajya kwiga muri vacances kugira ngo babone amanota azabimura. REB yabasabye yuko abanyeshuri rwose ababyeyi babo babafasha bakajya gufata aya masomo ku bigo bigaho kugira ngo bazabashe kuba bakemuka bakajya mu yindi myaka itariyo barimo, kubera yuko umunyeshuri wese uzajya kwiga muri iyi vacances birumvikana neza nk'uko REB yabitangaje, ntabwo azasibira ahubwo azahita ajya mu wundi mwaka yari agiye kujyamo, kubera yuko nta kindi nzamurabushobozi yashyiriweho, ni ukugira ngo abanyeshuri bose bige kandi nta bibazo bimuke, kubera yuko ko bwije nuko bukeye niko imibare igenda yiyongera mu bigo by'amashuri hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Rero nizere yuko uwasobanukiwe. Reka rero tugaruke ku mahirwe yahawe abanyeshuri bose bakoze ikizami cya leta hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, hanyuma duhite tujya ku munsi amanota y'ibizami bya leta azasohokeraho hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Muri make hano umunsi mutegereje muri benshi, gusa ntabwo twabura kubagezaho n'aya mahirwe muyamenya hakiri kare rwose, kugira ejo cyangwa ejo bundi nawe uzasanga amanota wabonye ari meza bitewe n'aya mahirwe NESA ku bufatanye na REB byatanze ku banyeshuri bose bakoze ikizami cya leta cy'umwaka wa 2024-2025. Mu by'ukuri aba banyeshuri bafite umugisha mwinshi cyane, ni amahirwe atarigeze atangwa mu yindi myaka yose yatambutse hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Gusa
nk'uko mubizi uko bwije n'uko bukeye niko ibintu bigenda bihindagurika mu burezi hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Uko none bimeze siko ejo bizaba bimeze, wenda n'abazakora icy'umwaka w'ibihumbi 2025 2026 nabo hari ayandi mahirwe bashobora kuzaba bahawe. Rero byamaze gutangazwa yuko ku manota wakoreye mu ishuri duhereye muri pirimeri mu wa gatandatu kugeza mu wa gatandatu segonderi ndetse no mu wa gatatu, ubwo ni ibyiciro bitatu dufite bikora ikizami cya leta buri mwaka hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Mu wa gatandatu pirimeri, mu wa gatatu segonderi ndetse no mu wa gatandatu segonderi baba bashaka ibizami nako baba bakeneye diplome suri gatoya. Urumva yuko rero ni byiza cyane, ni amahirwe yatanzwe kuri buri munyeshuri wese wakoze ikizami cya leta. Nimba rero uzi yuko wakoze ikizami cya leta nta kabuza amakwize mu ishuri ukayakora neza wahawe n'abarimu, ndetse wamara gukora amakwize neza ugakora ibizami neza rwose wahawe ku ishuri nta utabinegirije, rwose ufite amahirwe menshi cyane yo gutsinda ikizamini cya leta, kubera yuko muri buri somo 10%, haba guhera muri pirimeri kugeza muri segonderi, muri buri somo amanota 10% azajya mu ku kizami cya leta. Rero nimba nka social wenda kuri pirimeri wayikoreye ku ijana, ariko rwose ni 10% muyo wakoreye ku ishuri azajya kuyo wakoreye mu kizami cya leta. Birumvikana neza yuko rero mu kizami cya leta wakoreye ku manota 90 muri buri somo, kubera yuko 10% azakurwa kuyo wakoreye mu ishuri. Ni byiza cyane rero kubwiza impinduka zashyizwe mu burezi bw'igihugu cy'u Rwanda, kubw'aya mahirwe yatanzwe kuri buri munyeshuri. Naho biga section zirimo entrepreneurship hano mu gihugu cy'u Rwanda hohi mu kizami cya leta bakoreye ku manota 80, kubera yuko 20% azakurwa ko bakoreye mu ishuri, 10% rizava kwa ya makwize wagiye ukora, naho ayandi 10% akurwe kuri projet wakoze mu ishuri. Ngira ngo abiga amasection arimo entrepreneur mu mwaka mwatangiye kubona icyitwa projet cyatangijwe mu mashuri yose ahangaha mu gihugu cy'u Rwanda. Hanyuma rero reka tugaruke ku itariki amanota y'ibizami bya leta azasokera hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, tunasoza ikiganiro cy'uyu munsi cyangwa se iri tangazo ryari ryagenewe buri umwe wese, buri munyeshuri akoze ikizami cya leta ndetse n'umubyeyi wese. Itariki rero amanota y'ibizami bya leta azasokeraho hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda nta kabuza ni ku itariki 20 nibwo amanota y'ibizami bya leta azasokeraho hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda, nk'uko byatangajwe na NESA ku bufatanye na REB. Reka mbabwira mukomeze kugira ibihe byiza no kugubwa neza. Nimba rero nawe usobanukiye ushizwe amatsiko, usiga igitekerezo cyawe muri comment ku uyu muyoboro mugari w'ibyegeranyo hano ngaha mu gihugu cy'u Rwanda. Rwanda ni future. Ciao ciao.